Njyewe rero urebye ndashaka kuzakundana na Kirisizi kuko niwe tuberanye, urumva ntabwo nawe mfite njyewe ibindi meze itya, nteye neza gutya, niyubashye ngo nkundane n'abantu b'ingegera. Kirisizi niwe wanjye ubundi urumva, noneho kugira mubyemere dore twifotoranije noneho pose. Atamurebye hari icyo ntwaye, amabuno nteye neza, ndi mwiza, ikindi kandi ubu uretse no kuba ndi mwiza nta wundi mugore mwiza Kirisizi akeneye uretse njyewe urumva. Noneho Kamemu ndanamufuhira hazagire imbwa akazi nsanga none iri no kumureba ku mafoto nyikura amenyo, nta n'isoni. Kirisizi ntabwo ari uw'agatobero urumva, nagakwiriye indaya nkamwe. N'undi munsi n'abantu bamutekerezaho ndabiyamye mwamahabaramwe mwamashyano mwe, nta n'isoni. Hari n'ubuntu bw'ubu bw'akazi bwirirwa mu mihanda butegereje ngo Kirisizi ngatambuke ngatumubone ngaho mu bubyiniro